ukora iki ubundi abantu bakeneye no kumenya ubuzima bwawe noneho bwa nyabwo mbere na kuko ishusho njye mbona nk'abamama ugasanga afite umwana nta mugabo afite ugasanga marasambanira iruhande rw'imyaka 3 nimba afite n'umugabo dusipoza afite umugabo bambwiye nimba iyo bagiye gukora amabanga y'urugo nimba bayibikura umwana abana bakanuye ruka inyuma ndeba ngo uyu munsi yaraye hehe yasambaniye hehe yasindiye hehe ngo nirwa mwiruka inyuma kuko nawe afite umuntu ufite inshingano mu z'umugabo rero ukugenda none se batubwiye wenda suvuga ngo wenda ngo barajambwiye ngo ndi kuvuga ibiki n'ibiki akana k'uruhinja k'agahungu iyo ukoze ku kapipi kako cyane nizera Imana nkatinya Imana n'inzara cyane gusa nizera Imana yanjye Imana niyo yamoza amarira narize nta muntu ushobora kuza kumoza amarira kuko nk'uko umugabo wa mbere yayane nkaba niko yo nakwizera burangiye ko iyo umemukiye bwa mbere so ushobora kumemukira bwa kabiri nirindi ikintu cyatushimishije data mwiza niyo mpamvu marashima iteka niyo mpamvu marangutakambira mwami ntaguze ejo ndo kuntu yabwiye ngo ibyo si byigenda cyangwa byihore yanze kukingura turabizi umuntu ki mbere na mbere ndagira ngo ubanze wibwira abantu twatangiye utangira usenga ntago abantu babashije kumenya amazina yawe umugabo wawe niwe wari ugutunze ntiwabyukaga akajya gushabika twabonye akazana mu rugo kuko urumva no kubona igishoro cyo gucuza nabyo biba ari ikibazo ntago wababuzayo njye wanjyanyeyo kuko nako ikanceceka iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent ntekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent isonga mbere turabashyigikiye Yes, reka nongere ngo ikaze kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya y'u Rwanda urwanya rwakazamura igishongo cyane Rwanda suka mutano saa 7 mugoroba sasa matera gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV wirebere ibyiza byinshi cyane tuba twaguteguriye uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito gishoboka ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora kugira ngo tuye turushaho kubana neza cyane ndetse nawe wakoze subscribe ndagusaba gukora share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure hashoboka Gahunda yacu rero no kubahereza ibintu byinshi kandi byiza uyu munsi ukuri kubana kuri screen yawe urabona umuntu udasanzwe umuntu mwiza cyane ukeye umeze fresh bimeze bite bimeze neza bimeze sawa cyane kuri kuvuga gake se witonze cyane meze neza hano ngaho aho niho sawa buriya iyo ufite vibe umeze neza nyine ugomba kubigaragaza uyanga kari ku mutima gasesekarahe cyagaseseka kumwe ariko burako kaba kari ku mutima rero katari ku mutima narwo kirirwa kajya no ku munwa byagucanye birashoboka rero ko hari umuntu utangiye kudukurikirana aka kanya iri segonda akaba atakuzi sibyo hari n'abakuzi bo barakuzi ariko hari umuntu ushobora kuba utangiye kudukurikirana aka kanya atakuzi atazi ngo urinde ukora iki mu buzima bwa buri munsi ndagira ngo rero utangire wibwira abakunzi ba Manzi na Innocent TV kugira ngo turusheho kubana neza mu kiganiro mbere na mbere ndagushimiye urakoze nanjye ndabashimiye cyane nubwo uje ungwa gitumo mana yanjye narakubwiye ati ujye umbabarira ujye ubanza umbwire kuko ubusanze nari nigendeye sanze nambaye nari ngiye bura niyo mpamvu banakomaza nkaguca amazi ariko by the way wambaye neza Rakoze cyane. Wambaye neza bwo nanjye uzandangira ahantu ugurira iyo myenda cyangwa uyidodeshereza. Iyi ni indodesha. Nanjye nzagiye. Wambaye neza kweli. Buri gihe nambaye imyenda inyibutse igihe nubwo mba nashaka nabonye kuyibika mbona bitari ngombwa. Nabura ati n'undi reka njye nyambara inyibutse ibintu nashaka. Ariko ubwo nk'iyo myenda ihagaze amafaranga ngaye ko mbona ari myiza cyane na.
sawa pi wajyanishije kuva hasi kugera hejuru dore murabibona yajyanishije rwose byatari ya cyane iyo myenda ihagaze amafaranga ni myiza pe bo sihenze nta nubwo inahendutse ya birumvikana singiye kwamavuga ko n'umuntu wayidodesheje yarambwiye ati nsanga aha n'aha arampima amaze kumpima njye n'umugabo wanjye twari tugiye gukora umurenge yego twari tugiye gukora umuri civile araduhamagara ati muze hano hari ikintu mbashakira hari kado nabateguriye nimujya gukora umurenge mbona nibi sinzi aho yayishyuye yego baradupimye baraduhereza ya umuntu azi gukora imyenda cyane turamushimiye ahari cyane ni na ngombwa biri ngombwa cyane rwose katubanze twegera Imana tuye twatangira kuko buriya iyo utangiye unanyisukaho buriya baze nisabira Imana imbabazi ningira naho njya hatagira n'ikiba nta kigomba kuba mugani wawe burya ngo ibintu byose wakora bitari mu Imana ntacyo biba bimaze. Data mwiza ndagushimye ndaguhimbaje ngushimye kuri Imana nziza ngushimye kuri Imana ikunda abayo. Data mwiza rero ngushimiye kubw'uyu mushyitsi unyoherereje akanya nk'aka ngaka nubwo ataduteguje ariko wemeye ko aza aha ngaha turamwakiriye. Komeza ubane natwe mwami Imana rero mu bintu bigiye gukorerwa aha ngaha uturinde uturengere. Data mwiza murengezi nkweretse n'umugabo wanjye harimo kwangara mu muhanda uramuzi ahari ni wowe uzi ibyarimo ariko ndakwinjiza cyane kugira ngo Data mwiza umucishe bugufi umukuremo bari abadayimoni barimo. Imana niyo twamujyana mu baganga bose niyo twamujyana mu bagakondo niyo twamujyana mu bakizungu niyo hagira icyo tumanukana cyose nta na kimwe cyakora ariko izina ryawe n'imbaraga zawe Data mwiza ziri hejuru y'ibyo byose. Niyo mpamvu tuguhamagaye kugira ngo mwami Imana wongere umugire umuntu mushya wongere umwambike umwambaro wawe wera mu izina rya Yesu Kristo imbaraga zawe zimugaragare kuko uri Imana nzima. Kandi waratubwiye ngo ntago wanga umunyabyaha ahubwo wanga icyaha ngo ntago wanga Data mwiza umuntu wiyandarika ariko ko iyo umusanze yagusanze urongera ukamwakira. Data mwiza hari ijambo ryiza watubwiye mwami Imana ngo umuntu uramureka akagenda akigaragura mu byaha byose ariko ntago wamwibagiwe ariko kuko yagarutse uramwakira. Niyo mpamvu tukwinginze cyane Data mwiza kugira ngo wongere ugende umukebure umukure muri ziriya karande zimurimo aburozi bamurozi ubukuramo mu izina rya Yesu Kristo yongere agaruka abo umwana wawe yongere yitwa umubyeyi yongere yitwa umugabo mu izina rya Yesu Kristo kuko uko ameze ntago bidushimisha ntago bishimisha sosiyete ntago bishimishije umwana we nanjye ubwanjye w'umugore ntago binshimishije Data mwiza. Niyo mpamvu mpora nshima iteka niyo mpamvu mpora ngutakambira mwami Imana kugira ngo wongere umugarure. Ngaho tuguhaye ikaze muri bino biganiro tugiye kugirana Data mwiza ni umunyamakuru bigira icyo bihindura mu izina rya Yesu Kristo ku bantu bidukurikirane tubisabye twizeye amen. Urakoze cyane urakoze. Nanjye nishimiye kuba nje nkagusanga aha ngaha mu rugo naje ntaguteguje nagerageje guhamagara telefone yawe ndakubura n'umugabo wawe wese nayihamagara kuko ntabwo yamfata urabizi gusa ugiye kumamaga ugiye kumumbaza ntabwo uze ejo bundi ukuntu yabwiye ngo ibyo si byigenda cyangwa ubyihorere yanze kukingura turabizi rero wihanganire kuba nakuguyeho nasanze wari unagiye gusa nagushimiye ku mwanya basi ubashije kumva sibyo iminota mikeya cyane ni iminota mikeya tukaganira uyu munsi rero. Ndashaka ko tuganira ku buzima busanzwe ndashaka kumenya ese mu buzima busanzwe uba ukora iki mu buzima busanzwe uri mu ntoki mu buzima busanzwe buvuyemo kwirirwa twirukanka kuri sadunda uba uri mu ntoki. Mbere na mbere ndagira ngo ubanze wibwira abantu twatangiye utangira usenga ntabwo abantu babashije kumenya amazina yawe. Murakoze. Nitwa Innocente nkaba ndi umumama w'umwana umwe abaturanyi banze ku izina rya Mama Asha. Mama Asha nuko umwana wawe yitwa? Yego yitwa Asha. Umugabo we ndi umugore ndi umumama w'umwana umugabo we ariko nawe wamuvuga bura ntarirarenga ndamufite umugabo nubwo yangaye nazi yabanirwa mwiruka inyuma nanjye bakazi karaha ibyo uyu munsi iyo namwirutse urumva ari byo mba natakaje uko nyine gusa nitwa Innocente.
abatabyumvije neza nafite amagambo menshi nitwa Innocente yego umumama w'umwana umwe yego n'umugabo umwe cyane yego w'umuhungu umwana w'umuhungu ntabwo uteganya se gushyira hundi uwo mwana afite imyaka ingahe byibuze afite imyaka 3 afite imyaka 3 umugabo wawe yaba ari stable ubu ngubu ntimaba mumaze gushyira hundira ko yirirwa yirukanka se ubu arakibuka ko ndi umugore we arakibuka se ko yanabyaye hubwo ntabwo mbizi ariko we iyo muganiriye akubwira ko kwirukanka kuriya kwiwe aba ari kwirukanka ku mibereho imibereho jugujugu n'amakoma jugujugu n'amakanzu jugujugu n'ibitenge niyo mibereho niyo mibereho yiwe ngo yabonye kukwicara imbere abantu bazi no kuroga ngo yabonye kukwicara imbere nta cyaguha cyo kurya ntaki iyo bamuroga se kujya kuba umukarani iyo bamuroga kujya kuba umukarani akajya yirwa yikorera imifuka y'abantu bamuroga kwambara ingutiya yiruka wese abafite inzira ye yahisemo reka tureka kumwibandaho kuko tugiye kuvuga ibyo byaba ari birebire natangiye nkubwira ngo uri muntu ki nyuma y'ubuzima bwo kwirukanka kuri Sadunda ese uba uri gukora iki mu buzima bwawe bwa buri munsi ukora iki ubundi abantu bakeneye no kumenya ubuzima bwawe noneho bwa nyabwo mbere nta kintu nakoraga nirwaga nicaye umwana tukarebana mu maso yego ariko ubu ngubu nsigaye ndi umunyeshuri niga kudoda imyenda uri kwiga kudoda imyenda umutayeri yego njye nagiraga ngo niyo myenda ubwo ngubwo wenda bise numva ko ari wowe wayidodeye n'ubwo watangiye umbwira ngo ni umuntu wabaye gift n'iki ntabwo ndagera mu rwego rwo kudoda gutya ndacyari umunyeshuri yego mbere y'uko noneho sasa ufata icyemezo cyo kujya kuba umunyeshuri cyangwa se cyo kujya kwiga ibintu by'ubutayeri wakoraga iki nta kintu nakoraga umugabo wawe niwe wari ugutunze ntiwabyukaga akajya gushabika twabonye akazana mu rugo kuko urumva no kubona igishoro cyo gucuruza nabyo biba ari ikibazo ntabwo waba wabuze ayo kuhaha ngo muteke ngo ubone ayo kujya gucuruza none ufashe icyemezo cyo kujya mu butayeri nyuma yaho ukuboneye ko umugabo wawe rwose byarangiye kujya mu butayeri ntabwo ari umugabo wanjye wanjyanyeyo kuko nakoreka nceceke siwe wanjyanyeyo vuga buriya ngakari ku mutima gasesekara ku munwa ni umugiraneza wabonye uko merewe umugabo yaragiye yarangaye sinzi yaba yirwa bunga nka roho mbi aravuga ati rero wowe n'umwana wawe mukeneye kubaho ubuzima bugakomeza nimba umugabo wawe yaragutaye yarangaye basi nawe utamera nkawe arambwira ati rero vayo nkwishyurire akwishyurira ishuri anyishyurira ishuri njya muri aturiye natangiye kwiga ndakeka nta n'ibyumweru 2 biracaho nta byumweru 2 biraca mutangiye kugira kwiga ibintu byo kudoda nta biracaho urumva ndacyari umwiga n'ubuje usanga nari maze gutunganya ibyo kugira ngo umwana ave ku ishuri arye kumbe n'umwana ariga umwana ariga na sariya ni yamana imana pe nimba iyo ngize imangabano umuntu arambwira ati duvayo fata 2 fata 5 gira gutya mwana ndagenda nkamwishyurira ubuzima bugakomeza hari ibintu njya mbona cyangwa se byeze kuri iyi si umugore yamara kubona umugabo wamutereranya atakimwitayeho ugasanga hari abandi bagabo noneho bakeneye gukora za nshingano wa mugabo yakoraga nyuma mbere ibi bibazo byose uri gucamo nta muntu uraza kubwira ati ariko ngiye buriya Innocente naguhoza amarira iyo umugabo wawe yose yirwa guteza abo bose babura ariko njye ntabwo ndi muri izo kategori kuko n'ubu yaba ari ibyo ngibyo wanjye ntabwo nakirwa mwiruka inyuma ndeba ngo uyu munsi yaraye hehe yasambaniye hehe yasindiye hehe ngo nirwa mwiruka inyuma kuko nawe afite umuntu ufite inshingano mu z'umugabo wanjye wari urimo impamvu umugabo yanaza nuko azi ko umugabo wanjye adahari cyane ariko ngiye ibyo ntabwo njya mbikora nimba koko ushaka imbaraga uzikura we zituma ukora ibitandukanye n'ibyo abandi bagore bakora wenda umuntu agira uko yakuze agira uko ateye njye sinkunda agasuzuguro nimba utaramfashije nyiri kumwe n'umugabo wanjye uri muntu cyo uje kumbwira ngo ntaguhoza amarira uri imana se womoza amarira ku isi nizera imana cyane nizera imana nkatinya imana n'inzara cyane gusa
nizera Imana yanjye. Imana niyo yamoza amarira narize. Nta muntu ushobora kuza kumoza amarira. Kuko nk'uko umugabo wa mbere yayane nkaba nirwa ndira nirwa mwiruka inyuma. Sinakwizera yuko wowe uhubwo utaje gukuba ibyo yankoreye neza. Biragoye kuko yo nakwizera. Burangiye ko iyo umemukiye bwa mbere so ushobora kumemukira bwa kabiri. Yes. Nirindi kintu cyatuma unongera guhura muri kujya gusura muri ya kese nawe munawe bwa mbere. Niko kintu ari nkomojeho ni kimwe. Hari abagabo babona ingo z'abagenzi babo zisenyutse. Wenda abagenzi babo bari bafite abamama beza cyangwa se abagore beza. Abagabo bagahita bazinjirira vuba bakumva ko nyine bo bagiye kugenda bagafata babagore bakajya babakoresha ibindi bintu ariko bakanabafasha mu buzima bwa buri munsi. Abo bantu bo ntago bari batangira kukwinjirira. Shabaraza ari benshi ariko ngezo njoga se wazinera. Kuko umuruho mfite ubu ngubu. Yes. Stress nifitiye. Umwana wanjye arashaka amata sinyafite. Yego. Nkagira Imana abone umuntu unyoherereje mbone no gushimira umama ejo bundi wamaye amafaranga atigurira umwana amata atanamushimiye nubwo namuvuze izina ariko ahari yumve ko mushimiye cyane. Arigomye ngo arambwira ati gurira mwana amata. Wowe rubebe urashaho kugira ngo basi wenda unavuga ati reka nishyurire umwana ishuri nimba umugabo yarangaye ariko niyo waza kunyishyurira umwana ishuri hari yindi target ufite nitaye ngo wamutanze amamiliyoni n'amamiliyoni je nago ndindaye nago sinicuruza. Hari abandi bamama nyamara babona byabacanze byabagoye bakavuga ati so kama mbaye ngiyewe umuntu wese uri buza ari tayari ndamwakira. Imana yanjye Imana yanjye nsenga nizera inanyumve. Yego. Umunsi zabona ngeze kuri yo ka yo kujya kwiyandirika kugira ngo mbone gitunga umwana wanjye. Yego. Sinciriye ubanza babikora. Ni uburenganzira bwabo nuko babishoboye ariko ngiye sinabishobora. Imana nibona ngeze kuri ya kategori yo kuvuga ngo ngiye gukora ikintu gituma gihabanye n'izina ry'Imana. Yes. Izankureho neza. Kuko ishusho njye mbona nk'abamama ugasanga afite umwana nta mugabo afite ugasanga marasambanira iruhande arasambanira ibiryo by'umwana arasambanira ishuri ry'umwana. Noneho niyo wagenda ukabikorera iyo ngiyo umwana nabibone. Yego. Ugasanga umwana umujyanye muri salo ugiye mu cyumba. Yego. Uribaza icyo gikomere urimo gutera umwana. Abenshi kandi babifata nk'aho bidatwaye bavuga ngo n'ubundi aracyari muto ntacyo. Bambwira ababyeyi bari muri badukurikira bandibwire muri comment umubyeyi ufite umwana w'imyaka 3 nimba afite n'umugabo dusipoza afite umugabo bambwire nimba iyo bagiye gukora amabanga y'urugo nimba bayibikura umwana abana bakanuye. Abana b'iki gihe basigaye baravutse amaso ameze utyo amatwa ameze utyo. Nta mwana w'imyaka 3 ubundi ugikwiye kubararana nyina na se. Ntago ari byo kuko umwana rega n'abafite imibiri imisemburo yacu turayivukana ahubwo uko ugenda ukura nayo igenda ikura. Noneho rero uko ugenda none se batubwiye wenda se uvuga ngo wenda ngo barajambwira ngo ndi kuvuga ibiki n'ibiki akana k'uruhinja k'agahungu iyo ukoze ku kapipi kako nago agapipi karahagarara. Rero bajye bihibanga ababyeyi tugira ibanga cyane tureke kwigisha abana ibintu badakwiye kumenya bakiri bato. Nimba koko n'umubiri warakunaniye nimba udafite umugabo wumva umubiri warakunaniye genda ubikorere iyo kure cyane kuri iyo ngiyo umwana atazijyana nanabimenye. Kuko ari nk'igihe usanga umwana ugasanga we dispose nk'umwana akaza baravuga ngo mama wawe araroga. Ntabwo yigeze abona abihagararaho kumugaragara ati uzaba se wacu ntabwo bigeze kandi wenda singiye kuba ugasanga mama wenda bararoga n'igisiga kiri mu kirere barakimanura ariko ko kibafite uburyo babikoramo abana ntibabimenye. Nawe rero nimba wumva umubiri warakunaniye reka kubikora imbere y'amaso jya kure kujya kure y'abana jya kure ugenda ubikore wana nushaka kujya urarayo nibikureba ariko umwana umurememo nawe ubugabo bw'umurememo ubumama bw'umurememo ubukobwa bwe utazasaba ugasanga nk'akana imyaka 12 nyina arazana umugabo nawe akakazanira undi. Ikibazo gikomeye cyane ari nacyo kibazo abantu bari guhura nacyo muri minsi ntekereza. Warutubwiye ati watangiye umwuga w'ubudozi
ese uri kureba ukabona umwuga w'ubudozi byibuze uzabasha kugufasha mu buzima bwawe, wenda ntabwo twata duca iteka ko Sadundi ibyo byarangiye. Yego. Wowe uri kureba umwuga w'ubudozi ukabona ko ari umwuga uzagusaidia kubona ishuri ry'umwana, kubona ibyo kurya ndetse no kubasha kwishyurira inzu hano i Kigali. Burago nawe uvu muri tararenga. Kuba byo naragize n'ubushake bwo kujya kwicara ku mashini nkavuga ngo reka ngende nige kudoda. Yego. Hari abantu bitunze bishyurira inzu, bishyurira abana, mbese ingeri zose zishoboka. Nimbishyiraho imbaraga kandi ndabizi yuko ndiyizi ndashoboye, sindi waho ngaho wa feke ngenda ndashoboye cyane, nzabishobora kandi nimara kubyiga neza ntawe ujya uzana ipantaro rwose ibaka nuzojye kubijyana ahandi mere kuri iyo ngiyi ibaho uzane imbadodere abantu bamva ingeri zose zitandukanye kugira ngo nanjye basi mbone uko ntatunga umuryango wanjye. Kuko nimara kwiga kudoda maze kubimenya neza kuko nziga amezi 3 gusa. Yego nziga amezi 3 kandi uva amezi 3 hari icyo nzaba maze kumenya ubundi niba nabimenye neza ngo mite noneho nshaka uko mbona imashini kuko nta mashini ifite. Yego. Ningira Imana ngabona uko nyibona nabwo kandi nayibona nuko nyine. Ubundi nangire nshaka uko ntangira gupagasa. Innocent, reka tureke kugukerereza, sibyo? Reka tureke kugukerereza, wenda ubutaha tuzaza dufite umwanya uhagije nawe ufite umwanya uhagije. Burya umunyeshuri mwiza nuzinduka ku ishuri akabasha gukurikirana ibyo mwarimu amuhereza neza. Natwe rero reka tureke kugukerereza, tuzaza dufite umwanya. Ariko mbere yuko tugenda nabwo ndagira ngo ugire ikintu wisabira abakunzi bawe ndetse n'abantu badukurikirana mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cy'ibanze ikintu ugiye kubwira abadukurikira, ndabakunda cyane kandi support zanyu ndazikunda zishimiye, ariko urubyiruko runkurikirana, abamama bankurikirana, tureke gutega amaso ku bagabo bacu kuko nibitaba Imana cyangwa ikindi kibazo bagize twebwe tuzahita nitwe tuzaruha cyane, ahubwo dukumira icyo kiza kitaraba. Ubu ufite icyo gukora ni byiza, ariko n'utagifite nimba adafite ikintu cyo gukora, nimba adafite ikintu cyo gukora ashaka uburyo yakigamo umwuga kugira ngo umusapotinge. Namwe mwabakobwa mutegereje amaso yanyu yahanze ngo ku bagabo banyu ngo muzashaka, ntago umugabo azagushaka nta kintu ufite kuko ntago azagutunga 1 2 3 wowe utahagurutse. Mugana ahantu mu kwiga imyuga, ufite diploma agiye kudepoza ashobona akazi, utanagafite kandi ashaka ikintu cyose akora kugira ngo abashe gutera imbere. Murakoze. Muri make birinde kumva ko hari abandi bantu bafite inshingano zabo mu biganza byabo, ahubwo bige kubaho aribo birebaho ubwabo. Turagushimiye cyane rero ku mwanya duhaye, ndetse ngushimira nawe wari udukurikiranye kuri Mantina Innocent TV. Si ngombwa ngo nirirwe noneho nivuga, abenshi mumaze kumenyera. Ese channel kari yawe ugomba gukora ibyo ushaka byose. Turabakunda cyane rero, kora subscribe tujye turushaho kubana neza cyane, kandi ugiye wandika muri comment icyo wumva kikuri ku mutima. Turabakunda, ciao.